umunsi umwe nanjye ibintu byamaye isomo najyanye n'umuntu araniga anigisha umusego arambwira ati nagusoka ahangaha mfite karane mbi none rero umuntu wamubyaje mama wanjye bura nawe ngo nasaze nanjye na papa nzi n'umwana wanjye nuko nyogokuru we azi papa we nyogokuru we sinanamuzi kuko mama bura narwegeze ambwira ahantu aturuka yambyaye i Kigali nyine ubu ni i Kigali hano ndi niho nzi n'ahandi narindi kwa nyogokuru wanjye ariho ndereye Emeline avuga ko ari karande yakurikiranye urumva bikubayeho nawe bimubayeho nyogokuru niko iyo si karande wa mugani ngo nyine nazihangana zareho tuntayisha kamani simbona amaze kuba umuntu uz'ubwenge azihangana ntizamukurikirana zareho ukuntu azahita kandi yaramaze kumukurikirana yamaze nawe kubyara ufata gute abagabo urumva guhera kuri nyogokuruza kuri nyogokuru kuri mama wawe kuri wowe bagiye bababyarira batabashatse ufata gute abagabo abagabo nde narabazinutswe uvi inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze muri Igasabo showroom aho tuba twicaye by'umwihariko heza hari ibikoresho byiza byo mu nzu ndetse byakubera wowe uri kutwumva wowe musirimu ukunda ibintu bisobanutse ni muri Igasabo showroom intebe nziza amasaro amanje meza ibikoresho byo muri salo byose ni wanene duhamagaye kuri 0788 770 689 mva ni byiza ndi kumwe na Kwizera Emeline afite inkuru y'ubuzima yaciyemo kuva ari muto. Emeline muraho neza? Muraho neza. Umeze neza? Igake maze n'iminsi ndwaye. Ndabona iminwa yarababutse. Malaria. Pole sana. Ufite inkuru waciyemo kuvura umwana muto. Byagenze gute? Ni ibintu byagahinda gusa. Ariko biba byiza iyo agahinda kadaguheranye kuko biguha no kubohoka ukagira ubuzima bwiza bw'ejo hazaza. Nabaye mu buzima bubi mubeshejweho n'umubyeyi wanjye. Nagize imyaka 10 naragera no mu ishuri. Usibye abantu bagendaga bangirira impuhwe bamfasha kwiga. Nararwaraga nabwira mama ati dore narwaye meze nabi, mama akambwira ati urareba ukuntu nanjye mbayeho genda nawe ushakira muramuka handi akandangira ahantu haba hari abakobwa bicuruza ngaba ariho ngenda njya gushakira ubuzima mbone n'amafaranga nivuze. Mfata umwanzuro wo kuva mu rugo ndavuga ati Imana nzabaho kubishaka nimba nzapfa nimba nzabaho nzabaho. Ndamutandagenda mutaye haza gushira indi nk'amezi nkane ashaka umugabo, ashatse umugabo baranasezerana numvishe yarashatse umugabo. Ndavuga noneho wenda ngiye kureba mama hari icyo yamarira kuko urumva nari muto mfite mu myaka 14 hari icyo yamarira akamfasha gukura. Ngeze yo mugabo arambwira ati singushaka nagura umwana wanjye. Ye wa mugore we nimba udafashe iki kinyendaro kije kuntera nge nawe tubana ngo kijye kucyereka se. Nago byakunda ko mbana nabo bwo we nawe murajyana. Mama aravuga ati reka we nago wansenyera. Aho kugira ngo nsenyere ongera utumu kujya wari waragiye n'ubundi nayo mbayeho nakugira. Narimbaye mu buzima bwanjye reka kuza kunyangiriza ubuzima dore waje mu buzima bwanjye uri kigeragezo kuri nge. Numvisha amagambo umubyeyi wanjye ambwiye ndongera ndagenda ariko ubwo kuko ahantu twabaga abantu benshi bari banzi baza amateka yanjye baza ubuzima naciyemo aho nigaga ku bigo kuko nigaga ya Sainte Famille. Ndagenda mitekereza umuntu w'umubyeyi arambwira ati rero nta kindi kintu nagufasha ikintu nagufasha nakwishyurira inzu. Namara kukwishyurira inzu ukagenda ukayibamo ugakomeza amashuri. Caritas niyo yanyishyuraga muri icyo gihe. Ugakomeza amashuri ubwo ikimana icyo uzaba cyo muragendana nago cyagusiga. Ndagenda nangiye kwiga nabwo bitangira kugenda bigorana kubera kwibana nyiri mutoya birangira muye n'umuntu mbona mbere umwana mwiza mbona mbere mama hatigeze abaha mama wanjye niko kunshukanera inda. Anenda ikintu cyambabaje gikomeye yanenda nawe aranyihakana. Arambwira ati reka n'ubundi uri indaya mama wawe ni indaya iwanyu mufite karande z'uburaya. Ngiye naga ari njya guteye iyo nda uzagenda uyereka abandi nago twahuriviyerisha. Ansiga mu gahinda k'ubuzima bumeze uko
majije kubyaha ndavuga ati nta wundi mwanzuro amaye nka ndabona karandi yo mu rugo igiye kunkurikirana. Mfata umwanzuro ndagenda nanjye nishora mu muhanda, ngeze mu muhanda nkabura ndimo n'ibi byinshi, hakari nabo bajyanye nizogere kubabona aho hantu twahuriye turi abakobwa benshi. Umunsi umwe nanjye ibintu byamaye isomo, najyanye n'umuntu araniga anigisha umusego, arambwira ati nagusoka ahangaha wenda guhereza 10,000 byanjye, wahinze hehe? Hari umurima wahinze? Aho wahinze wasibi. Ndavuga ati nanjye rero nasize umwana wanjye namusize mu nzu wenyine, aya mafaranga kugira ngo nyaguhe uranyica. Ati nibyo ushaka kanze nkwereka. Bafashe umusego ko twari tukiri mu cyumba, arawunigisha arambwira ati ntago wasukanga, ntago bishoboka, kugira ngo wasohoke ngiye leta niribuze kuntwara kuko nanjye amafaranga aramvuna. Kubw'amahirwe yari afite umuntu w'umukozi, nimba ari umukozi nimba ari umuzamu nimba ari abaturanye, naba nkubeshye kuko dutaha nawe nabonye. Akajya yumva abantu bameze nk'aho bari kugundagurana mu nzu, azaje kureba ibyari byarakomanga. Uwo ngo yumvisha umuntu ukomanze asohoka agiye kureba umuntu ukomanze. Mu gusohoka nanjye nabaye nk'umugenda inyuma, ngenda mugenda inyuma nsohoka runono. Abonye ko wundi yambonye ahita avuga ngo ngasohoka umvira, ngiye nanze kugira andi mahane nera bitewe n'ibintu yaramaje kunkorera hano gutya hose hatukuriranye. Ndasohoka ndataha, ngeze mu rugo ndavuga ati mana so ubu ntabwo ari kazungu. babarira utabinyibutsa cyane ugatuma ndira menya ari we. Amajije bimajije kugenda uko nguko narasohotse ndagenda avuga ati mana nzi ko ushobora byose, babarira nkure yikarande yo mu rugo. Mama wanjye ubu ngubu tuvugana mfite imyaka 21 na papa wanjye nzi. Nabazaga mama papa kambwira tuzi n'ibindi, genda umurebe mwirimbi. Ngiye nasiko nzi banenda nkora akazi ko mu rugo, utuma njya mu buzima bubi, utuma mbi ndaya, nshaka abagabo benshi kugira ngo ukure. Umaje gukura ntukazaza kuntera isesemi nanjye nawe ngiranye tera. Iso yari yarapfuye se cyangwa nuko ataramuzi? Ntago mbizi kugeza na n'ubu nta na kimwe arambwira. Mwabaye abanzi n'umubyeyi wawe rero? Kwabaye abanzi, ariko mashije kubyara abonye nangiye kugenda nibaka gake gake we yaragarutse. Arambwira ati se ndabona ubuzima bumeze neza. Ndambwira ati biraho nyine kuko n'ubundi nanjye nari ndi mu muhanda. Atangira kuza ashaka ko tuba inshuti, nyine urabiza akaburani kaboneke ni nyina w'umuntu. Ngiye ngeze aho ngaho ndavuga ati nta mpamvu zo kugira ngo nkomeze mbabare bitewe n'ubuzima yanshishije muri n'abatumye nwita, reka mwakire mwihanganira. Ariko ubu ngubu tumaze nk'amezi 7 tutabonana, kuko nawe aho hantu yari yarashatse umugabo yaje gupfa, apfuye barubu bashiki b'umugabo baragurisha, bagurishije baranamurya. Nkajya numva ngo abana yabyaranye n'umugabo barabajyanye ngo mama we nago baza habarizwa. Mu nyuma azana none kumpamagara, urumva agira amezi 7 ashize tutabonana, ariko amvugisha. Arampamagara arambwira ati sigaye ngo nimbabahe. Yarambwiye ngo bigasanze, ubundi arambwira ngo aba mu cyumba ati nago mazi, nago nzi mu ntara cyane kuko navukiye na i Kigali. Ndabyakira uko nyine ndavuga ati ubwo ari amahoro ni byiza kuko yaranapfuye, inkuru mbi ntago igiye bekana nabimenye. Ariko ikintu nshima Imana ko yabashije kunkura mu muhanda. Ubu nubwo meze gutya ndi kuvuga nibi, nago nyirinda nyine ngo ngende mu muhanda nege, kuko kuva uwo munsi nahura n'uwo muntu agashaka kumimukira. Naravuze ati kacishe make nuze, nzabaho ko Imana ishaka. Umuhanda si mwiza. Wabivuyemo se mu byukuri? Sha nukuri si ibyo wenda ko bavuga ngo ubuzima burakindi, ariko niyo mbonye byanshobeye ndagenda ngashaka ibirakanu mu baturage nkafura, hari n'ibindi bintu byaje muri quartier byo gukora mu mapave, kwa kundi ugenda ukora mu twatsi muri ya mihanda ahantu mutira tw'abagenzi. Nabona nk'icyo cyaka ngikora, hari n'ahantu mu bakira afite ibipangu biri mutwo tubuye, naho nkabikora nkabona bugiye bucya kugeza amagingaye. Manimera mema wawe ndifuza kumuvugisha kugira ngo twumve ibyo waciyemo mwacanyemo. Allo, wiriwe? Yego nyamahoro. Uri kumwe na Jacqueline? Uri kumwe na Jacqueline? Mwamumpaye? Urinde? Ndo umuntu uri kumwe na Emeline. Nda. Emeline. Ara? Oui, mwiriwe. Mwiriwe neza. Ngombe. Uraho neza? Uraho. Ego, namahoro se? Urinde? Ngewe nitwa Rweme.
Nitwa Rweme, ndi umunyamakuru. Sawa ngambwira. Nari kuganira n'umukobwa witwa Emeline Kwizera. Yambwiye ubuzima yaciyemo kuva akiri umwana muto cyane. Twakwiganira nawe se nta kibazo? Namujyana. Ndakubwiza ati njye nawe twakwiganirira kuri nta kibazo? None uri oya ndavuga kuri telefone, gutya kuri telefone. Nijya kuri telefone neza mugatwara uwo mwana ko ntabwo mutwara kandi nkubwiye ko turi kuganira mu kiganiro nk'umunyamakuru. Turi kuganira nk'umunyamakuru, njye ni umunyamakuru. Yego. Hanyuma ngo nze ntwara umwana. Oya umva mama. Ndikubwira nta kibazo afite Emeline, reka mugoye muvuganeho gato. Umeze neza? Yego. Nyine hari umunyamakuru nagiye kubonana nawe. None nyine bisaba ko muganira inkuru y'ubuzima bwawe. Hari ibintu twari turi kuganira noneho ambwira yuko nyine ati mama wawe tuvugane twumve nimba koko ubwo buzima warabuciyemo. Niyo mpamvu tuguhamagaye. Munsubize mubwire ubona intebe byari kumbaza. Mama we. Karame. Ni amahoro se? Ni amahoro ariko nyine ibyo yakubwiye niko byagenze. Ibiki se yambwiye? Niba ko hari ibyo mwaganiriyeho ni ukuvuga ngo njyewe ubu nsigaye ndi ahantu bita Gasanze mbyumva. Njya mpumva. Ngo nabaga hano Kacyiru nuko baza kumpenyera bansenyeye ikibanza bene wacu n'umugabo barakigurisha baranja nyine ubwo nyine ni kwakangara nibereyemo. None se mbwira wenda uyu mwana mwabanye mu buhe buzima bukomeye? Neruno nyine se ko papa wiwe namubuze kuva namubyara twakomeje mu ubwo buzima nyine. Wamubuze gute? Namaze gutwara inda y'uwo mwana ese sinongera kumubona mu buzima bwe. Ubwo rero nyine tuba muri ubwo buzima butoroshye duhangayitse nuko byagenze nta kundi. Ise se yari muntu ki? Yari uwo wakoreraga? Ni ukuvuga ngo uwo mwana naramurwanye namushaka n'abagabo ikanga nyine ubwo umugabo wa nyuma ejo bundi yarapfuye ndetse kugurisha bene aho baranja agira ikintu bampa ubwo nawe ari kwirwariza uko nanjye nagiye kwangara ukwanjye. Oya ndikukubaza ise yari muntu ki? Ise yari muntu ki? Yari bosi wawe aho wakoreraga yarinde? Aho nakoreraga njyewe se? Yego. Papa wawe ngewe ni ukuvuga ngo ni mwana n'undi umuzunguzayi nk'uko kose za Nyabugogo cyangwa nkagenda mu ngo z'abantu nawe n'igihumbi akaba aribyo turiberandamo nuko nta kazi nigeze ngira njyewe. None se nyine papa wa Emeline ninde utaramumubwira? Mama wa Emeline? Papa wa Emeline ise umubyara kutigeze umumubwira ninde? Yitwa Manuel. None se nari kumumubwira ubundi akamukura yuko nanjye ntamubonye. Umuheruka se agutera inda? Ubwo mwana ni ukuvuga ngo mwerukana na se afite ukwezi n'igice. Ubwo urumva ni kera nkimara kumubyara nyine. Yego. Rero twagumye muri ubwo buzima mpaka none ndabona Imana ikitureba n'umbwira. None se wenda ko atubwira ko kubana n'abagabo batandukanye, kubonana n'abagabo batandukanye kwawe byamugizeho ingaruka? Byamugizeho ingaruka nagira ngo nanjye akunda rero none iyo nabonana nawe nari kubigenza ubwo ngubwo abakiri bara nanjye nagira muri ubwo buzima kugira ngo akure. Niko nanjye nawe nyamikubwo nabonye yamufasha kugira ngo akure nyine. Yego. None se ubwo urumva bitaramusenye koko? Ubu uyu munsi nawe ni umukuru. Urumva ibyo bintu byaramusenye cyane? Wumva utabivamo ko byamufasha? Ndamutse mbivuyemo
ubundi ko nshaje ubwo urumva nkibirimo nyine izi ikintu ngo nicyo bikoze hakagira nk'umuntu w'imunga ntabisamo nkabireka ese kubona ariyo mibereho wa muntu n'uwo mugabo hari igihe umushaka kugira ngo urebe ko gutya kabiri. none se wenda hari ubwo ngo wajyaga umubwira ngo nawe najye mu bagabo ko ari ukugira ngo abashake ko ari ukugira ngo bigende bite? Ndarengana ntabyo nigeze mubwira ngo najye mu bagabo njyewe ngo nawe niba simbizi niba n'abajyamo ntabyo. ibyo ngibyo ntabwo byabayeho. ntabyo nzi neza ubwo ngubwo kubona tumaranye imyaka ingahe n'abana nawe namenya abayeho bitewe ndabizi. mbese ntabwo biguhangayikisha kumenya uko abayeho? neza n'ibimpangayikije mbigenze nawe hantu nabaga ko ariho nagiraga icyo umuntu amufasha bakaba barashenye nanjye nkameze nabi bamara kuhatanya n'ahasigaye bagurisha bakanjya bene bo bakigendera none wumva njye nabikora iki ubwo se namuha iki nanjye ntiyara. none se ubu ngubu wenda nk'ubu uko ndi kubyumva ubwo ntabwo waba ufite uruhare mu gutuma nyine nawe yangara nk'uko nyine uri kutubwira ko nawe ngo wahangara? nta ruhare mbifitemo nanjye mfite uko mufasha namufasha se njye namubyaye kuko nanjye nta kintu mfite nawe arabizi. hari abagabo benshi ngo batangiye gushaka kumusambanya ari umwana mutoya, wigeze ubimenya? ntabyo namenya nashidutse numva ngo yatwaye inda nyine arabyara ngo sibye ntaruka simbizi. waramusuye se nyuma yo kubyara? naramusuye. waramwihanganishije se ku byamubayeho ko nawe byakubayeho uri mutoya wenda se? naramwihanganishije ndamuganira ko biba bifite ariko ni umwana niba ari umwe ntabwo azamunanira ntazongere kubyara umwana wo mu bibazo nyine. inama wagira wenda umuntu uri kutwumva muri kano kanya, umukobwa uri kutwumva muri kano kanya ukiri mutoya? inama namugira niyo kwihangana nayo uragira ngo mugire inama cyangwa se mukamushakira akazi agakora akabona imibereho nabwo byamufasha. uramukunda? none se ndamwanga wakwanga umwana wabyaye koko? wumva ari cyo umwifuriza? nicyo mwifuriza abonye nk'akazi yose nawe akagira imibereho nk'abandi byanshimisha. byakunyura? ni iki kikubabaza cyane kuri we? ikimbaza nyine ni uko ntabana nta kintu umufasha kandi ari njye wamubyaye ukaba wumva ubwo buzima arimo n'ikintu urumva biba bitakubabaza. none se ugira uruhare mu kugira ngo ibyo bikemuke? uruhare nagira se ko ntizirange ko nta kazi ngira ariko muntu wese nanjye nakabonye nakamurangira sinifuza ko abaho nabi nk'umubyeyi, ariko ntabwo wabura uko upfunda imitwe. naherutse nyine ubwo mubyara neza ariko nanjye nta buzima bwiza nigeze mbamo. mu buzima bubi se ntabwo ari kubana nawe ukakora ibishoboka byose? abana nawe duteze ubwo wabana n'umwana nawe ubwawe uri kwangara nawe ubwawe uri gucumbika n'iki ukabana n'umwana ndetse n'ubundi ninde wabashyigikiramo? ariko umenya unywa inzoga se? unywa inzoga? iziho ndavuga wowe unywa inzoga? ngewe ntabwo se nayikura nayibonye nayo. ndetse inzoga buriya ntabwo zituma utita ku nshingano nk'umubyeyi buriya ra? reka inzoga se wayikura ubwo urumva ubuzima ndimo inzoga nayibonye ariko nayinywa da. nuko numvaga uvuga nk'aho umenya wayinyweye ukuntu. ahubwo amaze iminsi ndwaye niyo mpamvu. amaze iminsi arwaye? maze iminsi n'icyumweru cyose ndwaye ndi mu buriri. ukomere cyane ukomere cyane. yego ndimo ndakubaza, usubije amaso inyuma
wumva ari nk'iki wakosora mu buzima bwawe biramutse bishoboka ko wasubiza ibintu inyuma wumva ari nk'iki wakosora? ngewe nakubwiye ko keretse wenda hagize umuntu ugira ikintu adufasha rwose nawe ngewe ko ubwanjye nta kundi byagenda i Kigali iteka ari ukose nta babyeyi ngira ngo bagira icyo bamufasha cyangwa ngo nanjye bakimfashe ko nanjye nakuze ndi imfubyi. ni iki wicuza mu buzima? ikintu nifuza mu buzima bwe wenda ngize nk'umuntu ntera inkunga. oya ndikukubaza ni iki wicuza mu buzima? ibyo wakoze, ibyakubayeho? oya sinifuza ko n'abana nabyaye byababa. nifuza ko bagira ubuzima bwiza ntabwo nifuza ko babaho nabi gutya. okay. none se papa wa Emeline yakoraga iki? naheruka ko ari nayo i Kigali ngo ari umusirikare ariko nyine kuva icyo gihe ntabwo nongeye kumubona n'iwabo sinigeze ngera ndumva ngo munyabyumva ariko sinigare. none se kuki utigeze ujya? nigeze magera simuheruka muri iyo myaka yose ishize. kuki utigeze ujya kureba se aho yakoraga ngo umenye ngo? reka twamaze kumera nk'abatwanye gutya itataha sindizi niba ngo yaragiye za Bugande iyo ngiyo niba kibaho niba yarapfuye sindizi. yego umwana ariko byaramukomerekeje kutagira se. Emeline byaramukomerekeje kutagira se. niyihangane ubuse njya hari uwo nigeze aba arabizi nanjye ko nta data nigeze mu buzima. wowe byagenze gute? nanjye nyine nakuze ntawe nzi ntawe ndi yarapfuye kabisa. mama se yakubyaye gute? yakubyaye papa adahari? njye nakuriye kwa nyogokuru wanjye simbizi abo bose nta babyeyi ngira uko byagenze nibonye meze. ntabwo uzi papa wawe se? mama ntabwo yamukubwiye? mama wanjye wenda muzi ariko ko yapfuye nkiri mutoya ubu ibyo nari nakabashije kubiganira nawe nari ndi kwa nyogokuru wanjye ariwe nderera. Emeline avuga ko ari karande yakurikiranye ubwo urumva bikubayeho nawe bimubayeho. nyogokuru iyo si karande wa mugani? ngo nyine azihangana azareba ukuntu ayifite simbona amaze kuba umuntu uzi ubwenge. azihangana ntizamukurikirana azareba ukuntu azayita. kandi yaramaze kumukurikirana yamaze nawe kubyara. ngo nyine mwihangane mwaje kubyara wageze ngo ni bibi ariko si bibi ahubwo kureba nibyo biba bigoye. yewe ntabwo byoroshye. ntabwo byoroshye wa muntu we ni ukuzajya mudusengera. ni iki kikubabaza mu buzima? ibimbabaza byo ni byinshi sinabona uko mbivuga ubwo ntabivuga ibintu byambabaje ko ari byinshi. uzi ikintu kimbabaje cya mbere ubona mfite iyomba ukaba ubona nirwa ntangara ndi umuntu w'umukecuru. uri umukecuru w'imyaka ingahe? mfite 41. uracyari muto cyane ahubwo. nizo Emeline ufite imyaka ingahe? 21. ntabwo uri umukecuru uracyari mutoya. ubwo ntabwo ndi umukecuru ngo wewe. 41 uracyari muto cyane uvuye mu myaka 30 ejo bundi. gusa urumva utakiri mutoya. mba numva nkuze rero ntakagombye kuba ndi mu bibazo nk'ibyo ngewe. wumva wifuza kubaho ubuhe buzima? ndabyifuza ko bakabyara ngo mbikure ngo njye naravumiriye nyine imana izajya naravumiriye nararekeye nayo ko imana uko nzabana imana ituye. iyo ngize amahirwe nkabona ikiro cy'ibirayi cyo kurara ndiye ni uko nshima imana niyo. yego yego rero dusoje ikiganiro nawe wakoze kwemera ko tuganira. oya ntari. iyi telefone ni iyawe se? oya niyo umuntu duturanye. niyo umuntu muturanye? ariko tuba turi kumwe inshuro nyinshi. murahorana? turahorana niyo ndimo ubwo gushakisha imibereho
turakorana nyine dushakisha ubuzima turi kumwe. yego yego. Uzi ko urukundo rumera? Nyine uzi ko urukundo rumera? Umuntu akagukunda, wigeze ubibona? Wigeze ukundwa mu buzima? neza ubwo ngubaye imyaka 41 nta n'umuntu n'umwe ku isi wagukunda bibaho. neza umuntu ajya kugutera inda akakubeshya ko gukunda ubundi. Uko ni ukubeshya ntabwo ari ugukunda. nyine abakubeshya wari kukumva ko ari iby'ukuri. Wigeze ukundwa se? Wigeze ukundwa? nigeze nari gukundwa nande ubwo urumva umuntu wambyaje bwa mbere ntiyankunze ubwo nari gukundwa nande wumva. Nahise ko n'uwa mbere mwakundanye nubwo nyine byagenze gutyo. neza ubwo urumva yarankunze. ntegereza kugira ngo umuntu akubyaze umwana nawe agera igihe abyara nta no kureba n'isura ubwo se umuntu yaba yagakunda. iyo umuntu agukunze akunda n'uwakubyaje. Nibyo. Yewe nicyo wabwira se nk'umwana w'umukobwa akakanya ushukwa n'umusore akumva ko wamukunda yarangiza akamutenda akamusiga mu bibazo? ntacyo reka dusoze. wakoze kubana natwe. yego yakoze namwe. Emere niki wavuga muri kano kanya? njye ubuzima bwarandenze. nanjye ubwanjye hari igihe nireba nkavuga se ubundi kuki naje muri iyi si. ibibazo byose ni njyewe mva na mama uko akubwiye. ubura wakubwiye neza njyewe nyimubaza ahita ambwira ati genda umurebe mu irimbi. njye urabona hari uwo mfite? ntuzongere no kuresa se n'undi munsi. bikomeretsa gute kumva byabaye kuri nyogokuru akabyarira mu rugo bikaba kuri wo mama wawe akakubyarira mu rugo wenda uko tubyita nawe ubyaye mu rugo? njyewe nkeka ko ari karande yadukurikiranye. gusa baravuze ngo iyo umuntu abyaye kubera urumva uwo nyogokuru yabyaye mama mubyara ari umukobwa. n'uwo mama abyara mama mubyara ari umukobwa. nanjye mama mbyaye yambyara ndi umukobwa. biritse gato na nyogokuruza ubwo nawe yabyaye ari umukobwa? guhera kuri nyogokuruza biza kuri nyogokuru abyara umukobwa biza kuri mama wabyara umukobwa nawe ubyara umukobwa? oya njye amahirwe nagize nuko nabyaye umuhungu. ndavuga mwabyaye muri abakobwa. yego. noneho ariko ikiza njye amahirwe yambayeho hari umuntu arambwira ati buriya iyo ari karandere abagenzeho nk'uko ukabyara umuhungu ibicitse. simbizi nimba yaracitse gusa wenda nicyo cyizere mfite ko barambwira ati ujye unasenga cyane wubaha Imana wabaye mu buzima bwinshi bubi bikomeye urihangana urara hanze ukajya ku ishuri kuko njye nakundaga kwiga handi nararaga hanze ngoga muri amazi ya Nyabugogo mu gitondo nkajya ku ishuri nkagenda noragura ubucupa bwashizemo amavuta akaba ariyo nisiga amavuta y'ubuto kwa kundi babajugunya ubucupa bwa bundi bw'ubusuritiro nkagatora nkagenda nari mutuvuta akaba ari two nisiga nkajya ku ishuri kandi nkazana amanota meza abantu banyishyire nibo babizi. nangiye kugenda nkura n'ubuzima biza kurangira nyine nanjye nisanze muri iyo karanda ariko muzamfashe no kuri munansengere no karanda imveho. dufite karande mbi none rero umuntu wamubyaje mama wanjye bura nawe ngo nasaze. nanjye na papa nzi n'umwana wanjye nuko. nyogokuru we azi papa we? nyogokuru we sinanamuzi kuko mama bura narwegeze ambwira ahantu aturuka. yambyaye i Kigali nyine ubu ni i Kigali hano ndi niho nzi n'ahandi. numva ko bituruka kera. yego. kuko mama nawe yaravuze ati se ko nta n'imitungo mfite ngo nanaguha bigendera nyine ubwo nawe uzapfa uko icyo uzabaho muragendana ubwo ibyo uzabaho uzakira ibyo. nanjye nariyakiriye. umubyeyi wakubwiye iryo jambo nawe umera nk'uwihebye usibye ko kubera no gusenga Imana iragumye ikamfasha kandindira n'umwana wanjye ubu ngubu amaje gukura agize imyaka 2 n'amezi 2. none se urasenga? njya gusenga rimwe na rimwe. ugashaka ubuzima ute? ndagenda nkakora ibiraka. iyo nabonye ibiraka byo gufura ndafura ikiraka cyose nabonye ndagikora.
nuko wenda no kuvidura tuwarete nane bakibitanga nabyo nabibonye nkabona mbishobora nabikora ariko njyewe bitewe n'ubuzima nabayemo ukuntu nabayeho nabi mba nsenga Imana ngo izanyihera akazi gusa n'akazi kazima Mana mve muri ubu buzima bw'imbobo. ufata gute abagabo urumva guhera kuri nyogokuruza kuri nyogokuru kuri mama wawe kuri wowe bagiye bababyarira batabashatse ufata gute abagabo? Abagabo nde narabazinutswe kuko arakubeshya aragukunda ibyago byamara kuzana n'ubwo umenya haciye ugasigarana ingaruka wenyine wababayeho neza nta kintu na kimwe kimuvuna ahiga amafaranga yahaba akagira n'abandi anabeshya ariko wowe ingaruka urazisigarana zikakuvuna ukangara ukabaho nabi noneho buri ababyeyi buri mubyeyi wese ashimishwa no kumva umwana wabayeho neza uzi ufite nk'umwana wakaburara nawe uzi ko utanavuga ngo reka njye kwa mama nzaniye n'ikiro cy'umuceri cyangwa ngo reka mfate telefone mumagare papa ndebe ko hari icyo yama ni ibintu bibabaza cyane. Wumva ubonye papa wawe bamubwira iki? Ngamubwira ko yamemukiye gusa nanone ngashima Imana ko mubonye kuko nkeka ko iyo nza kumenya data ntabwo wenda mba mbayeho gutya yarandeze akampa uburere na mama wanjye akamurinda kuzajya muri izo ngeso zose ubuzima bugakomeza mvuga ngo ndi kumwe na papa kuko buri mwana uri kumwe na se na nyina uko byagenda uko ariko kose abarerewe mu maboko mazima. Byakomekeje gute umutima ko mbona n'amarira ni menshi? Noneho buriya ikindi kintu kinankomeretsa cyane iyo ngiye nk'ahantu nkasanga harimo nk'abana bangana nanjye babana na papa wabo na mama wabo bakaniga, hari n'abana benshi twiganye ubu bakinakomeje amashuri kuko babonye ubwo bushobozi, babana n'ababyeyi babo bombi barabishyurira barabahahira, ariko njye nagiye mpura n'inzara kenshi nkarara mu muhanda kenshi nkabura amavuta buri kintu cyose, urabizi umukobwa bakenera n'ibintu byinshi, ariko kuba ntarabayeho nagira data byarankomerekeje bikabije. Wagarukiye mu wakangahe? Nagarukiye mu gatatu segonderi mu wa mbere. Wari wanajyanye? Igihembwe cya mbere nyine nibwo nahise mpagara kuko nibwo natwise. Uwo musore aguteye inda ubu ngubu ari? Uwo musore aguteye inda ubu ngubu ari? Ntabwo mbizi. Sinzi n'aho Yesu yakana n'umwana? Nyubundi nkimara kubimubwira yarabyemeye, urumva yabyemeye ko narigaga yagira nka ncike, akimara kubyemera nyuma yaho indi igize nk'amezi 4 nongeye kumuhamagara ati no mu buzima bwawe ntuzongeye kwibukana nimero yanjye, na nimero yiwe ahita ayikuraho n'undi ayifite nayibaho, guturuka igihe kugeza na n'ubu nimero ye yayikuyeho. Ubu se utunzwe n'iki? Nakubwira ko ari nk'amanu y'Imana. Reka dusoze sibyo? Vuga nimero telefone yawe wifuza kuba yakugirira neza tubyerewe rwose abikore. Nimero ya telefone yanjye ni 079 38 3752. Niyo ndifite? Urakoze cyane kandi ukomere uwo tukumva muri kano kanya fashe Emeline, ubuzima bukomeze kandi bugende neza, aho atishimye bibi ntangire yo byishimo. Murakoze Imana ibahe umugisha.